UBUSABANIRAMANA. UBUSABANIRAMANA. Ndabashuhuje cyane kandi mbifurije amahoro ya Kristo. Mwebwe mwese mumaze kuba inshuti z'ikiganiro UBUSABANIRAMANA. UBUSABANIRAMANA ni ikiganiro dukurikiramo inama n'inyigisho za Mutagatifu Francisco wa Sale ku ngingo y'ubusabanyiramana ndetse n'ubukristo bwuzuye. Iyi tugezeho ni episode ya 9. Ndagushimira cyane wewe wakurikiye episode 8 zabanje, ukaba warutegereje iyi episode ya 9, ukaba utangiye kuyumva kandi wifuza kwisangira n'inshuti zawe muhuje intego y'ubusabanyiramana. Dukomeze gushyigikirana no gufashanya kugira ngo twese twubake ubuzima bwacu bwa roho mu buryo bukomeye. Episode ya 9 twagiye kwicuza kuzuye ku buzima bwose. Dore rero nshuti yanjye Filoteya, ingingo za ngombwa zo kuzirikanwaho kugira ngo tugere ku ntego twiyemeje. Igihe uzaba wamaze kuzizirikana, uzagira ubutwari mu bwiyoroshye, ukora ukwicuza kuzuye ku buzima bwose. Uzirinde kubuzwa amahoro n'icyashaka kugutera ubwoba icyo ari cyo cyose. Iyo manyenga itudwinze idusigamo ubumara, nyamara iyo ikozwemo amavuta, ayo mavuta aba umuti uvura ubumara bwayo. Icyaha nacyo gitera isoni iyo tugikora, nyamara iyo duhindutse mu kwicuza no gusaba imbabazi kiba isoko y'umukiro. Kwemera no kwicuza icyaha biba byiza kandi bikagira impumuro nziza ku buryo bihanagura ubusembwa bw'icyaha, bikanirukana umunuko wacyo. Simoni umunyabibembe yavugaga ko Madalena yari umunyabyaha. Nyagasani yamusubije ahakana, ndetse ntiyagira n'ikindi avuga kitari umubavu yari asutse aho n'urukundo ruhebuje yaragaragaje. Filoteya rero, niba twicishije bugufi by'ukuri, icyaha cyacu kizadutera ishozi kuko tuzaba twagomeye Imana, ariko kukirega bizatubera byiza kandi bidutera umunezero kuko Imana ihahererwa ikuzo. Tuba dutuye umutwaro iyo tubwiye neza umuganga aho turibwa. Igihe uzaba uri imbere y'umuyobozi wawe wa roho, uzatekereze ko uri ku musozi wa Karuvariyo, ku birenge bya Yezu wabambwe, amaraso ye y'agaciro gakomeye akaba atonyangira impande zose kugira ngo asukure ibyaha byawe. Kuko nubwo atari amaraso nyamaraso y'umucunguzi, nyamara ni kubw'agaciro k'ayo maraso ye yamenetse abicuza mu ntebe ya penetensiya basukurwa ibyaha byabo byose. Kingura rero umutima wawe kugira ngo usohoremo ibyaha byose ubigirishije ukwirega, kuko uko bizagenda bisohoka niko ibyiza by'agatangaza dukesha ibabara ry'umwana w'Imana bizagenda biwuzuramo kugira ngo biwusendereze imigisha. Ariko rero uzavuge byose ntacyo kinze kandi mu kuri kose, uzabohora umutima wawe rimwe na rizima, ubundi wumve inama n'amabwiriza y'uwo mugaragu w'Imana, kandi uvugire mu mutima uti, uvuga Nyagasani umugaragu wawe arumva. Niko ko Filoteya, ni Nyagasani uba uteze amatwi, kuko ari we wabwiye ibisonga bye ati ubumva nijya abayumva. Hanyuma uziyemeza ibi bikurikira, bizakubere nk'umwanzuro w'ukwicuza kwawe kose. Ariko ugomba kubanza ukabitekerezaho, ukabizirikana, ukabona kubisoma witonze, ubyicengezamo n'umutima wawe wose. Kwanga icyaha byuzuye kugira ngo ushyire mu mutima umugambi wo gukorera Imana no gusoza igikorwa cyo kwicuza. Jya wiyemeza ibi bikurikira imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'ibikomangoma byo mu ijuru. Nyuma yo kubona ubuntu yangiriye, jyewe w'umukene utari ubikwiye, wavuye mu busabusa ngasigasirwa, ngashyigikirwa, ngakizwa ibyago bitagira ingano, kandi ngahundwa ibyiza byinshi, maze kandi kubona ubwo bugwaneza n'izo mpuhwe ndengakamere iyo Mana nziza yifashishije inyihanganira mu makosa yanjye, ikambwira guhinduka inshuro nyinshi kandi igategereza igihe kirekire ukwicuza no kwihana byanjye kugeza kuri uyu mwaka w'ubuzima bwanjye. Ibyo byose ikabikora ititaye ku kudashima kwanjye,
ku kutaba inyangamugayo ndetse n'ubuhemu butagira urugero, ari nabyo byatumye ntinda guhinduka, ngasuzugura inema zayo kandi nkayigomera bikabije, maze kwibuka ko ku munsi wa batisimu ntagatifu nari natuwe Imana kugira ngo nyibere umwana, ariko nkarenga kuri ayo masezerano yakozwe mu izina ryanjye, nandavuza kandi nangiza roho yanjye inshuro zitagira ingano, nyikoresha mpangara icyubahiro cy'Imana. Ariko ubu ngubu nisubiyeho kandi mpfukamishije amavi y'umutima wanjye na roho yanjye imbere y'ubutabera bw'Imana, ndemera ngahamya kandi nkishinja icyaha cyo gusuzugura Imana, ndetse nkishinja ububabare n'urupfu bya Yezu Kristo ku musaraba kubera ibyaha nakoze. Bityo rero nkaba nari nkwiye guhanwa no gucirwaho iteka ubuziraherezo. Ariko rero mu guhindukirira intebe y'impuhwe zidashira z'iyo Mana ihoraho, nanze n'umutima wanjye wose n'imbaraga zanjye zose amakosa yo mu buzima bwanjye bwahise. Ndasaba niyoroheje kugirirwa impuhwe n'imbabazi kandi ngahanagurwaho rwose icyaha cyanjye, mbikesheje ububabare n'urupfu rwa Nyagasani umucunguzi wa roho yanjye. Kubw'urwo rupfu rwe shingiro ry'amizero yanjye, mvuguruye amasezerano y'ubudahemuka nagiriye Imana muri batisimu nahawe, nanga shitani n'ibyo iduhendesha ubwenge byose byo mu isi n'irari ry'umubiri, mbyanga muri ubu buzima n'iteka ryose. Mu kugarukira Imana igira ubuntu n'impuhwe, ndifuza, mpisemo kandi niyemeje bidasubirwaho kuyikorera no kuyikunda ubu n'iteka ryose. Kubw'iyo mpamvu nyeguriye ubwenge bwanjye n'ubushobozi bwabwo bwose, roho yanjye n'imbaraga zayo zose, umutima wanjye n'ibyo ukunda byose, umubiri wanjye hamwe n'ibyiyumviro byawo byose. Niyemeje kutagira igice na kimwe muri ibyo maze kuvuga nzakoresha ntera umugongo gushaka kw'Imana. Uko gushaka kw'Imana nkaba nkwituyeho ituro n'igitambo kugira ngo nzayibere inyangamugayo, nyubahe kandi nyibere ikiremwa cy'indahemuka, nta kuzigera na rimwe nivuguruza cyangwa se ngo mbyijujutire. Ariko rero niba kubw'igishuko cy'umwanzi cyangwa se kubera intege nke za muntu ndamutse ndenze kuri iri turo n'uyu mwanzuro, niyemeje ko mfashijwe n'inema ya Roho Mutagatifu, nkimara kubibona nzahita nihwitura maze nta gutindiganya kandi ngahindukirira impuhwe z'Imana. Uko niko gushaka kwanjye kudasubirwaho niyemeje ntitangiriye imbere y'Imana, mu maso ya Kiliziya yatsinze n'imbere ya Kiliziya ikiri mu rugendo y'umubyeyi wanjye. Wumva ibyo niyemeje muri uyu nyine unteze amatwi uyibereye mu kigwi. Mana ihoraho, nyiri imbaraga kandi nyiri imbabazi, Data, Mwana na Roho Mutagatifu, himbazwa no kunkomezamo iki cyemezo, kandi wemere iki gitambo cyanjye kivuye ku mutima utaryarya, kigatamba impumuro nziza. Nk'uko kandi wanejejwe no kumpa urumuri n'ubushake bwo kubikora, urampe n'imbaraga n'inema za ngombwa zo kubishyira mu bikorwa. Nyagasani, uri Imana yanjye, Imana y'umutima wanjye, Imana ya roho yanjye kuva ubu n'iteka ryose. Ndakwemera kandi ndagukunda. Urakarama Yezu. Umwanzuro kuri uko gusukurwa kwa mbere. Igihe umaze kwatura icyo cyemezo, witonde kandi utega amatwi y'umutima wawe kugira ngo wumve ikiru umucunguzi wa roho yawe azaguca aho yicaye ku ntebe y'impuhwe mu ijuru, akikijwe n'abamarayika n'abatagatifu bose. Muri icyo gihe nyine umusaserdoti azaba arimo agukiza ibyaha byawe hano ku isi mu izina rye. Ku buryo rero urusange rw'abo banyahirwe mu kwishimira ihirwe ugize ruzaririmba igisingizo cy'ibyishimo bitagira urugero, hanyuma bose bazahe indamukanyo y'amahoro umutima wawe uzaba wababariwe kandi watagatifujwe. Filoteya rero, ngayo amasezerano atagira uko asa ugiranye n'Imana, kubera ko mu kwemera kuyiha nayo yemeye kukwihaho umurage mu buzima bw'iteka. Igisigaye gusa ni ugufata ikaramu ugasinya icyo cyemezo n'umutima mwiza, hanyuma ukajya kuri alitari y'Imana, nayo ubwayo igasinya kandi ikemeza ko ugiriwe imbabazi, ikemeza n'isezerano ryo kuzaguha paradizo. Yo ubwayo izishyira ku mutima wawe mushya nk'ikashe cyangwa igikumwe gitagatifu kubw'isakramento ryayo. Kandi nanone Filoteya, ndumva ko roho yawe izakizwa icyaha n'inyota yose wakigiriraga, ariko kuko iyo nyota ivuka bundi bushya muri twe bitewe n'intege nke ndetse n'irari,
dushobora gutsinda ariko tudashobora guhashya burundu igihe tukiri kuri iyi si. Nzaguha inama, nuzikurikiza zizakurinda mu bihe bizaza, atari icyaha kijyana ku rupfu gusa, ahubwo n'ibicyerekezaho byose, ku buryo kitazongera na rimwe kugira intebe mu mutima wawe. Kubera ko izo nama zifasha no gusukura umutima ku buryo bunonosoye, mbere yo kuziguha ni ngombwa ko ngira icyo nkubwira kuri uko gusukurwa gusesuye nshaka kukugezaho. Ndagushimiye cyane umaze gukurikira iki kiganiro UBUSABANIRAMANA episode ya 9. Nkuko mwabyumvise, ni inama zo kwicuza gushyitse mu ntebe ya penitensiya, ndetse no gufata ibyemezo bya burundu byo kutongera kuba inganzwa y'icyaha no kwakira ku buryo busesuye ingabire y'impuhwe z'Imana n'imbabazi zayo zihebuje. Nta gushidikanya, roho izabyubahiriza, umubiri uzabyubaha, n'umutima uzabizirikana, bizageza nyirabyo ku ngabire y'agatangaza y'ubugingo bw'iteka. Ntiwibagirwe gusangiza iki kiganiro inshuti zawe, abavandimwe bawe bari mu rugendo rw'ubusabanyiramana kandi bifuza gutera intambwe muri iyo nzira. Iyi yari episode ya 9, ikiganiro UBUSABANIRAMANA, hamwe na Mutagatifu Francisco wa Sale. Gendi Egide Nduwayezu. Mugira amahoro ya Kristo. Wakoze kubana natwe mu kiganiro UBUSABANIRAMANA. Izindi episode zabanjirije iyi ngiyi zose ni kuri uyu muyoboro UBUSABANIRAMANA.